ibumba niyo twapfunyikagamo kera. Iki kigo nakizemo rimwe na rimwe umuntu akaza yapfunyitse muri iki kintu bita impamvu. Abanyakigali rero akenshi ibi ntibabizi, niyo mpamvu tubijyanye i Kigali. uwaba bishoboye azabigure, aba yesheje aba bana umugisha wo kugira ngo umwaka utaha bazongere babone ibikoresho by'ishuri. Art Gallery and Coffee Lounge ni ikigo gishinzwe guteza imbere umuco wacu, cyane cyane mu bintu byakorwaga kera, byaba imikino, byaba kubyina, byaba kuririmba, byaba ibikoresho umuturage wa kera yakoreshaga. Rero dufite moto yitwa ngo ninzajya mvuga ngo duhobere umuco wacu, muzajya muvuga ngo umuco wanjye agaciro kanjye. Hano banditse umuco wacu agaciro kanjye. Duhobere umuco wacu agaciro kanjye. Okay, mwiha amashyi murakoze cyane. Ako gataro kagura ngaho inaha? Ako gataro 500. 500. Aha, icyo ni iki kintu ufite? Umupira. Umupira ukora iki? Barawukina. Aha, nabazaniye imipira, nabazaniye impamba ya kizungu kugira ngo tugurane. Mugiye kumpa iminota 10 yonyine. Ubu ni na 52 saa 9 zuzuye. Saa 9 n'iminota 2 ndaba ntanze gukora. Wa wundi uvuze ngo rwose ninde? Aravuze ati rwose. Nimumpa amashyi ko nzi kubahiriza igihe. Umuco wacu we data we. Reka ibintu biryoshye data we. Umva, nigeze kubona rero muzi ibintu bikomeye. Adushyiremo akantu k'umunota umwe. Ari he? Duhamashi abarenzi bacu. Ayo nayo abarenzi bacu. Duhamashi ababyeyi bacu. Duhamashi CPGSP. Ndaryoshye? Yewe we. Ngaho bumva amashyi kwe. Ni muntu bishimye. ntabwo bizatinda rwose nimuhumure n'ejo mu gitero mwakumva tubabwiye ngo mugaruke. Mwakoze cyane, amashyi menshi cyane. N'ejo tuzabatuma pe. Mwakoze cyane. Ikigo bita umugisha nta hantu nyine nimuzahaza rimwe abazaba ba mbere tuzabatemberezayo i Kigali, sibyo? Abazagira amanota meza mu byo twamwakoze ibyo ngibyo, sibyo? Muzaza kureba aho bazabimurikira. Nabonye mufitemo impano nyinshi
muri iki kigo n'ubundi hari icyo twita, hari porogaramu dufite ivuga ngo kuvumbura impano yanjye. Hari umwana nabonye uzi kubyina pe. Rero ngira ngo mu byo tuzajya tugenda tuza kureba muri ibi bigo no kureba impano mufite. Ndongera nshimire ubuyobozi bw'ibi bigo uko ari bibiri, EAR Mamfu na Catholique, ku bufatanye dufitanye, ngira ngo bishobora kuba ari umwaka wa gatatu tubazanira ibikoresho. Rero nk'uko nababwiye, ibi byose hari abo batoranyije, hari abo tombora yaguye kuri EAR Mamfu, ariko ndagira ngo mbereke ibintu ibikoresho twageneye umunyeshuri. Foto noneho mwishimye. Ibi ni ibikoresho mwahaye abana b'abanyeshuri, ariko bijyana no kugaragaza hano bafite cyangwa se ibikorwa by'ubugeni. Kubera iki mwabihuye? Njye nitwa Habimana Celestin. Tumaze imyaka 3 mu kigo dukorana nacyo nkoreramo, gifasha urubyiruko n'abana bakiri mu mashuri, tubaha ibikoresho by'ishuri ku bana batishoboye. Rero uyu mwaka hajemo ubufatanye n'ibigo by'amashuri turi gukoreramo. Uyu munsi twazanye n'ibikoresho by'ishuri, ikigo cya EAR Mamfu n'ikigo cya Catholique Mamfu, biriherereye muri Muhura mu karere ka Gatsibo, aho twasanze byaba byiza iyi mpano tubaha irimo ibikoresho by'ishuri, amakayi, udukapu, udupira two gukina, ibikoresho by'isuku. Twasanze byaba byiza nabo kera, kuko iki kigo nakizemo nasanze nazanye navuga nk'agashya ko kuvuga ngo kuki tutajya tubaha impano nabo bakaduha icyo bakoze cyajya kugurishirizwa i Kigali. Niyo mpamvu ubona barimo kuboha, babikoze hano nk'aho ari mu rubohero hano, aho ibigo by'amashuri byashyizeho ahantu bazajya babohera. Harimo ababoha igitaro, ababoha iyi ni impamba, iyi niyo twapfunyikagamo kera. Iki kigo nakizemo rimwe na rimwe umuntu akaza yapfunyitse muri iki kintu bita impamba. Abanyakigali rero akenshi ibi ntibabizi, niyo mpamvu tubijyanye i Kigali ngo waba bishoboye azabigure, aba yesheje aba bana umugisha wo kugira ngo umwaka utaha bazongere babone ibikoresho by'ishuri, kuko niba ari umuterankunga dufite uyu munsi, ejo ntabwo tuzamuhorana. Ni byiza ko abana batekereje yuko tufatanyije ko bajya bakora ibintu bigurishirizwa i Kigali. Hari ikigo bita Umurisho Art Gallery kiteza imbere ibijyanye n'umuco, bivuga no kureba impano z'abana. Ubu rero uzajya aza muri Kigali aho bita mu Murisho, igihe ni ikigo giherereye Kimironko, bazajya baza bakabona ibi bihangano by'aba bana, hanyuma bakabigura. Baba babiguze, baba bateje imbere uyu mwana. Nkuko mwumvishe siroga yacu ivuga ngo duhobere umuco wacu agaciro kacu. Duhobere umuco wacu agaciro kacu, umuco wacu. Niyo siroga dufite yo kuvuga ngo ari twebwe turi ahangaha, turi gukorera aba bana, turi gukorana n'ibi bintu, ari abari muri Kigali. Ni gute twasigasira umuco wacu, kuko aba bana ni rwo Rwanda rw'ejo. Twifuza ko rwose aba bana tukomeje kubatoza ibi bintu no mu bindi bigo bitandukanye, bagasubira kuri bya bindi byacu bya kera, kuko ibi tubikoresha mu mitako. Nugera mu Murisho uzaboreba kuntu ino mipira turimo kuyikoresha plafo. Nibi byose ubona n'ibitaro n'ibitebo tubikoresha plafo, ku buryo bizana design nziza irenze bimwe bakura mu Bashinwa. Nibwira ko rero dufatanyije, ari abari i Kigali, ari abatuye mu miji, ari abanyarwanda b'aba diaspora, baje bakajya bagura ibi bihangano bakabitegura mu ngo zabo, byaba ari uguteza imbere umuco wacu. Ni mu rwego rwo gusigasira umuco, tuwutoza aba bana bakiri batoya, dufatanyije n'ibigo bitandukanye. Nk'ubu turi gukorana n'inteko y'umuco, inteko izirikana ibigo biri muri bumwe, kugira ngo icyo kigo cy'Umurisho Art Gallery giteze imbere umuco. Bivuge ngo bituma urubyiruko, ni n'ikigo urubyiruko ruza gusuramo. Abanyakigali baza gusuramo bazajya basanga abana biga mu mashuri y'i Kigali, bazajya basangamo ibihangano bakabaza. Kandi ikindi cya kabiri ni no gusigasira umuco dushingiye ku rurimi. Yuzi kuvuga ibi bikoresho bya Kinyarwanda, uzi kubivuga, bituma no kumenya Ikinyarwanda bikoroye. Bituma yuzi Ikinyarwanda cyawe, ururimi gakondo rwawe, bituma no kumenya izindi ndimi bikoroyera. Rero muze dusigasira umuco, tuwigisha aba bana bakiri batoya. Murakoze cyane, nahabugaruka
Umurishyo Art Gallery uhereye Kimironko. Murakoze cyane.